Uyu mubumbe dutuye wuzuye ahantu hateye ubwoba kandi hari ibyago byinshi by'urupfu. Hari ukuntu abantu baba bari nko mu bwato bakagira ibibazo byo kurohama maze bakabona ikirwa kiri hakurya. Abazi koga bakoga berekeza kuri icyo kirwa kugira ngo ariho babonera ubutabazi. Tekereza abantu nk'abo baramutse bahungiye kuri icyo kirwa ariko bagereyo bagasanga ni ikirwa kidatuwe kandi kuri buri metero kare yacyo yose hari inzoka y'ubumara buhambaye. Ibaze nawe ibyago abo bantu baba bagize. Icyo si igitekerezo kivuye mu kirere, ahubwo ikirwa cyuzuye inzoka z'ubumara kiriho. Ni nacyo tugiye kwibandaho muri iyi video yacu. Nicyo kirwa cya mbere giteye ubwoba kurusha ibindi ku isi. Ni ikirwa kigengwa n'igihugu cya Brazil, kikaba giherereye hafi y'inkombe z'amazi y'inyanja ya Atlantique. Kuri iki gihugu ni ikirwa bahaye izina ry'ikirwa cy'inzoka, Snake Island. Turi ku ishuri plus, niba ari ubwa mbere uhageze ntibibagirwe gukora subscribe, like ndetse no gusangiza abagenzi bawe iyi video kugira ngo nabo bajye babasha gukurikirana ibiganiro by'ubwenge tubagezaho. Ikaze tujyane ku kirwa cy'inzoka. Izina ryacyo rirabigaragaza kandi rirabyumvikanisha neza. Ni ikirwa cyuzuyeho inzoka. Inzoka zo kuri iki kirwa ntabwo ari inzoka zikinishwa. Inzoka ziba kuri iki kirwa ni inzoka z'inkazi. Ni zimwe mu nzoka ziteye ubwoba kurusha izindi muri iyi si. Gusa izi nzoka ziri mu nzira yo kuzimira no gucika ku isi. Niyo mpamvu guverinoma ya Brazil itemerera umuntu uwo ari we wese kwinjira muri icyo kirwa. Birabujijwe kwinjira kuri icyo kirwa kubera ko mu buryo bubiri uko kwinjira kw'abantu muri icyo kirwa byateza ibyago. Abantu bakwisha izo nzoka cyangwa se izo nzoka ubwazo zikica abantu. Kugira ngo winjire kuri iki kirwa ugomba kubisabira uruhushya kandi ukaba ufite impamvu yumvikana ikujyanyeyo. Ugomba kuba uri umwe mu bashakashatsi cyangwa se wenda uri umwe mu ngabo zirwanira mu mazi z'igihugu cya Brazil. Niba kandi ugiye kujya kuri iki kirwa uri mu bashakashatsi, ugomba kugenda uherekejwe n'izi ngabo zirwanira mu mazi mu gihugu cya Brazil. Iby'aya mategeko reka tubishyire ku ruhande. Reka dutekereze ko wenda natwe dushobora kujyayo. Icya mbere tugomba kumenya nuko icyo kirwa giherereye muri kilometero 33 uvuye ku nkombe z'amazi za Brazil. Ntabwo wakoga mu mazi ngo uzapfe kukigeraho kubera ko niyo wakoga nturuhe guhera umwuka bya bifi binini byo mu nyanja cyaza kikakumira, urugendo rwawe rukaba rushiriye aho ngaho. Iki kirwa ntabwo ari kinini bihagije. Gifite ubuso bwa metero kare 1430 gusa. Kijya kungana na Vatican, igihugu gito ku isi. Gusa aho bitandukaniye, i Vatican huzuye abapadiri n'abihaye Imana benshi, mu gihe aho huzuye inzoka z'ubumara gusa. Inzoka ziba muri iki kirwa buri yose ifite umwihariko wayo. Urugero, inzoka yitwa Bothrops insularis cyangwa Golden Bayonet Viper cyangwa se nanone Golden Lancehead. Ku isi nta handi wayibona uretse muri iki kirwa gusa. Iyi nzoka ni inkazi cyane kandi nubwo umubare wazo ari munini kuri iki kirwa, ariko bavuga ko iri mu nzira zo kuzimira no gucika ku isi kubera ko nta handi isigaye uretse kuri iki kirwa. Bavuga ko mu myaka ibihumbi yashize iki kirwa cyahoze gifatanye na Brazil, ariko uko amazi yagiye yigira hejuru yaje gutandukanya ubutaka, hanyuma havuka iki kirwa. Inzoka zabaga muri ako gace nazo zigenda gutyo zitura ku kirwa cyazo. Abashakashatsi bemera ko uko imyaka igenda ishira ubumara bw'iyi nzoka bugenda burushaho gukara, kubera ko igihe yari ikiri ku butaka bwa Brazil yabonaga imihigo myinshi itandukanye ikarya igahaga. Ariko kuva ubwo ubutaka bwatandukanye ikisanga kuri iki kirwa, yisanze nta kindi ishobora guhiga gishobora kuyitunga uretse inyoni gusa. Ibyo bigatuma ubumara bwayo burushaho gukara. Kugeza ku bw'uko abahanga n'abashakashatsi bataba bifuza kujya kuri iki kirwa, ntabwo umubare w'izi nzoka ziba kuri iki kirwa uzwi neza ku buryo buhamye, kubera ko uwakwiha akazi ko kujya kuri iki kirwa ngo agenda zibare amenye umubare wazo, ntabwo yazasubira aho yaturutse ari muzima. Icyakoze bakeka ko haba hari inzoka zigera ku 430. Birumvikana ko uramutse uhagaze kuri icyo kirwa, aho waba uri hose waba wegeranye n'inzoka, kuko byibuze ubwo kuri buri metero karimwe haba hari inzoka imwe. Uhereye aho uhagaze
inzoka yaba iri kure yawe yaba iri mu ntera ya metero imwe gusa. Izi nzoka kandi ni ndende cyane kuko ingufi ya muri zo ibipima santimetero 50. Bitewe n'ukuntu abantu batinya iki kirwa, kugeza ubu nta muntu n'umwe urarerubwa n'inzoka yo kuri iki kirwa, kubera ko abantu basanzwe ntibajya bajya kuri iki kirwa, kandi n'abemerewe kujyayo bagenda bikwije mu buryo bukomeye cyane ku buryo badashobora kuribwa n'inzoka. Inzoka zahasigaye ahandi ahariho hose ku isi iyo zirumye umuntu zikamuteramo ubumara bwazo, abafite ibyago byo gupfa bingana na 7%. Naho aramutse ahumwe n'iyi nzoka ya golden bayonet viper, abafite ibyago byo gupfa bingana na 35%, kabone n'iyo ibitaro byaba biri hafi, abaganga bagahita batangira kumwitaho no kumuvura. Ubumara bw'iyi nzoka buteye ku buryo iyo buramutse bugeze mu mubiri w'umuntu buhita butangira kuwangiza ku buryo bwihuse, bityo amahirwe yo kuvurwa akaba ari make cyane. Kuri iki kirwa haba izindi nzoka, ariko iyi niyo mwami wazo. Ukinjira kuri iki kirwa nta gahenge inzoka zaguha kuko nta mucanga wo ku nkombe uhari. Ukiva mu bwato uhita utangira guhangana n'inzoka imbona nkubone mu bihuru n'amashyamba y'inzitane. Kwinjira ku nkombe z'iki kirwa ushobora gutera intambwe nka zingahe winjira mu ishyamba nta kibazo uhuye nacyo, ariko nyuma y'umwanya muto waba utakibarizwa mu isi y'abazima. Uko ujya imbere winjira mu ishyamba ry'inzitane ni nako ugenda winjira mu nzoka nyinshi, zimwe ziba zanibohanije. Kuri iki kirwa nta bindi byo kurya wahabona uretse wenda inyama y'inyoni cyangwa se inyama y'inzoka. Mu gihe waba urimo gushaka inyoni yo gufata, nawe ubwo hari inzoka yaba yiteguye kugushinga iryinyo, cyangwa se wenda mu gihe waba ushaka kugira imwe mu nzoka ufata, ku ruhande haba hari ingenzi yayo nayo yagushyize mu gipimo cyayo. Mu ishyamba ryo kuri icyo kirwa hari umunara umwe bita lighthouse ingabo za Brazil zifashisha iyo zikeneye gukorera aho ngaho imirimo yazo. Burira urwego rw'uwo munara bakajya kuryama hejuru aho inzoka zidashobora kugera. Amazi meza ushobora kubona muri icyo kirwa n'amazi y'imvura gusa, nayo ashobora kuba yiretse ahantu, kandi nanone ahari amazi inzoka nazo ntizihatangwa. Hari ukuntu abantu bamwe baba bari nko mu bwato bakagira ibyago byo kurohama, maze bakabona ikirwa kiri hakurya. Abazi koga bakoga berekeza kuri icyo kirwa kugira ngo abariho babonere ubutabazi. Tekereza abantu nk'abo baramutse babungiye kuri iki kirwa, ibyago baba bagize. Mu birwa byose biri mu mazi magari, iki nicyo kirwa cyonyine cyiswe ikirwa cy'inzoka. Kuri iki kirwa haba inzoka zitaba ahandi aho ariho hose ku isi, kandi buri yose ifite umwihariko wayo. Mu myaka miliyoni ishize izi nzoka zahoze zibaho muri Amerika y'Amajyepfo, ariko uko ibihe byagiye bisimburana zagiye zizimira kubera amaboko n'ibikorwa bya kiremwa muntu. Ariko iki kirwa cyarasigaye gisigarana inzoka zitaba ahandi hose ku isi. Kiba parike nziza kandi iteye ubwoba yerekana amoko y'inzoka yahozeho muri Amerika y'Amajyepfo. Niyo wampikinge sinshobora gusura iki kirwa. Nawe uratubwira muri comment niba wakwemera ko bakujyana ukajya gusura ibyo bikururuka biteye ubwoba. Tugushimiye ko wajyanye natwe muri iyi nkuru, wakoze cyane. Tukwibutsa ko gukora subscribe, like na share ari inkunga ikomeye kuri twe.